Twongeye kwasuhuza inshuti bakunzi ba MB Media TV. Uyu munsi nkaba ngiye kubereka ukuntu twakora ikawa yacu twifashishije indimu, tangawizi ndetse n'ifu y'ikawa. Turakoresha akayiko kamwe k'ikawa, dukenere indimu imwe, turayikamurira muri ya kawa yacu, tuyikamure neza twitonze umutobe wayo, tuvange neza nk'uko mubibona. Kora subscribe ndakwinginze, ushyiremo amazi ashushe. Turabifata tubishyire mu mazi yacu ashushe, turangiza tuvange neza. Ndakwinginze video izagufasha, uyu ni umuti ukomeye, birinda stress, upfundikire mu minota 30, birinda stress, bituma usinzira neza. Niturangiza turafata ifu ya tangawizi, turafata ikiyiko kimwe tuvangemo. Niturangiza kuvangamo tubivange neza. Ibi bintu nubikora uzatekereza neza, uzagira imbaraga nyinshi, stress, usinzire neza. Wenda kwinjiza nkora subscribe, tuzatubana mu zindi video. Nurangiza ubinywa. Ibyiza nuko wabinywa mbere yuko uryama. Mbere yo kuryama uzabinywa. Kubinywa neza ni byiza. Iki kinyobwa ni cyiza cyane, binywe uzagira imbaraga nk'uko nahoze ndabivuga. Kora subscribe ndakwinginze, kora subscribe, ubundi bwo duhurire mu zindi video zimeze neza kandi zadufasha. Nk'abanyarwanda dukwiye kubaho neza. Ibi ntabwo ari iby'abasirimu gusa, natwe twabinywa bikatugirira akamaro. Wibagirwe gukora subscribe, duhurire mu zindi video, kandi unandike comment y'ibyo ukeneye nazakwigisha. Ndagushimiye wowe ufashe umwanya ugeze igihe ureba ino video. Warakoze.